Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'3. Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko tugiye kubana muri imfashanyigisho ikurikira iyatambutse mbere, aho twarebaga imikorere ndetse n'imiterere ya electrolytic capacitor, tukavuga ubwoko bwa capacitor cyangwa se condensateur tugira muri electronique. Ubu kuri uyu munsi tugiye kwibanda cyane kuri ceramic capacitor. Tumenye ngo ceramic capacitor ni iki, ikora iki, idufasha iki muri circuit electronique. Ese iyo yapfuye bigenda bite? Ese mu busanzwe ipfa gute? Dukemura dute uburwayi bwayo? Muhawe ikaze. Nituvuga ceramic capacitor wumve pièce électronique ishinzwe kuyungurura ndetse no gushyira ku murongo umwe signal électrique zirimo kuyicamo. Ndetse ceramic capacitor ukamenya ko ari fixed capacitor, mu yandi magambo condensateur idahindurirwa ingano. Ceramic capacitor rero ifite ibice bigera muri 4. Igice cya mbere cyiswe connecting wires. Izi ni amapin adufasha kugira ngo tubone uko dusudira ceramic capacitor yacu muri circuit electronique yari yose. Igice cya kabiri cyiswe electrode, kimwe mu bice bifasha ceramic capacitor kugira ngo ibashe gukora cyangwa se guperforminga akazi kayo neza. Izi electrode bivuze ngo ni nazo zifite umumaro w'ibanze wo kuyungurura ndetse no gushyira ku murongo cyangwa se ku kigero kimwe y'amasignal electrique aba ari kwica muri ceramic capacitor. Mbega byose bikorwa n'izi electrode. Igice cya gatatu cyiswe dielectric cyangwa se ceramic disc. Iki gice kirinda guhura kw'ama electrode igihe ziransinga cyangwa se zira connecting wires ebyiri kugira ngo zitari buze guhura akazamo continuity. Niyo mpamvu habaho kiriya gice cya dielectric cyangwa se ceramic disc. Ikindi gice cyiswe protective coating. Iyi protective coating ni kimwe mu bice birinda ibindi bice cyangwa se twakigereranya nka cover ya ceramic capacitor cyangwa se n'ikote ririnda biriya bice byose bya ceramic capacitor. Nyuma yo kureba ibyo bice nicyo bidufasha kuri ceramic capacitor, reka turebe ngo ceramic capacitor ikunze gukoreshwa he. Ese iyo ceramic capacitor iri muri circuit electronique biri kudufasha iki muri rusange? Nkuko twakomeje kubigarukaho rero, ceramic capacitor zikunzwe gukoreshwa mu bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo amateleviziyo, amaradiyo, ama power supply ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Akenshi ibikoresho by'ikoranabuhanga biba bigizwe n'izi ceramic capacitor kubera yuko izi ni imwe muri pièces ibasha kuyungurura signal electrique ziri guca muri circuit electronique iri muri icyo gikoresho cy'ikoranabuhanga. Izi ceramic capacitor se zipfa zite? Dukemura gute uburwayi bwazo? Iyi ceramic capacitor ishobora gupfa ukabibona n'amaso, aho uzabona yaturitse ndetse yabaye n'umukara, bivuze ko ibiri kukwereka ko yahiye. Niwitegereza neza rero kuri ceramic capacitor urasangaho imibare iyiranga.
iriya mibare idufasha iki? Iriya mibare idufasha gutandukanya ceramic pasta. Nimvuga gutandukanya, wumve ko ceramic pasta zose ziba zitangana mu bushobozi. Izo zose zirangwa n'imibare ari iba yanditseho kuri yo. Iyo mibare tuyibara mu bipimo bya picofra. Nk'urugero uzabona ceramic pasta yanditseho imibare y'104. Uzahita umenya ko ingana na picofra 100,000 kubera ko iriya kane igaragaza umubare w'amazero ari buze kwiyongeraho. Izo picofra zikaba zingana na 0.1 microfra. Nitujya guhindura iyi pièce yacu igihe yangiritse, tuzagendera kuri iriya mibare yanditse kuri yo. Kandi ikindi wamenya kuri ceramic pasta nuko nta polarite igira. Nimvuga polarite wumve positive na negative. Bakunzi b'imfasha nyigisho zacu rero nibaza yuko hari icyo mumenye kuri ceramic pasta. Reka tuzasubira ubutaha. Ufite igitekerezo, ikibazo ndetse ushaka no kwiyandikisha mu ishuri ryacu ECT, waduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe. Naho ubutaha. Imyubakire ya none imaze gutera imbere ku buryo buhambaye, ku buryo igikorwa cyo kubaka ni ibintu bisaba kwitonderwa cyane. Yewe uretse n'urwego rushinzwe gutanga ibyangombwa byo kubaka hirya no hino mu gihugu, na nyir'ubwite bwe bisaba gutekereza cyane, ubundi akifashisha inzobere zibisobanukiwe neza zikamwigira inyigo y'aho agomba gutura, uburyo agomba guturamo, inyubako agomba guturamo, imiterere yayo, n'inzu igeretse cyangwa se itageretse. Yewe ibingibi ntabwo bikiriye abatuye mu mujyi wa Kigali gusa, no mu mujyi itandukanye hirya no hino mu gihugu, inyubako zigezweho ibingibi birasa n'ibyamaze kuba umuco kuri buri muntu wese, ku buryo usanga badafite imbaraga zo kubasha kubaka, bahitamo kuvuga ati tuziturira muza abandi nyine bagize imbaraga zo kubaka izi nyubako zigezweho, tugomba guturamo nyine tukajyana n'igihe. Nagira ngo nkubwire yuko ibingibi bidahagije, kuko buriya baravuga ngo wambaye neza agaragara neza, ariko nawe bireba byitegereza, uramutse wambaye neza ukagaragara neza ariko nyamara imbere utigeze ukaraba, urumva uko byaba bimeze. Ndashaka kukumvisha neza yuko izi nyubako zimeze neza ubona ziri hirya no hino mu mujyi wa Kigali zo guturamo, iziri mu mijyi itandukanye y'igihugu cy'u Rwanda, yewe ntibagiwe no mu byaro bitandukanye hirya no hino mu Rwanda, dore yuko gusirimuka cyangwa se kumera neza ibingibi bisa n'ibitakiriye imijyi gusa. Hirya no hino benshi bamaze kwisobanukirwa ku bijyanye n'inyubako cyangwa se imiturire y'aho bagomba gutura, bakaba n'imiryango yabo. Nibyo kuko kubaka neza birashoboka yuko buri muntu wese yabyitabira, ariko se uratekereza iki ku bikorwa bikorera imbere muri zino nyubako zacu, aho turara, aho turira, aho twicara, aho tubika ibikoresho byacu? Mu minsi yatambutse, kugira ngo umuntu agire salo nziza, kugira ngo umuntu agire akabati keza, kugira ngo parafo yawe ibe imeze neza, ibingibi byose byasabaga gufata indege ukikoza mu gihugu cy'Ubushinwa cyangwa se no mu bindi bihugu bitandukanye by'amahanga, kugira ngo utumize bimwe mu bikoresho ugomba kuzategura mu nyubako yawe nziza iba yaragutwaye amafaranga menshi. Ntabwo ari ahangaha gusa, kuko n'izindi domene zitandukanye wasangaga byinshi bitandukanye bimeze neza bisaba kubitumiza amahanga. Ahangaha benshi mu banyarwanda twari tutarisobanukirwa ngo tumenye neza yuko hari ibyo dushobora kwikorera twibwe ubwacu, byebyo twakopiye ubundi tukabinogereza, tugakora byiza kubirusha, tukabikora nkabyo, cyangwa se byanaba ngombwa natwe tukagira ibyo tugomba kuvumbura bigomba kwitirirwa igihugu cy'u Rwanda. Made in Rwanda birashoboka yuko yabitarazana ibisubizo by'ibibazo byose nyine dufite nk'abanyarwanda, ariko hari ibyimaze gukemura. Mu kiganiro tubimenye cy'uno munsi turaza kuganira n'inzobere imaze imyaka 11 ku bijyanye no kubyaza umusaruro ibikomoka ku mbaho cyangwa se ku biti muri rusange. Byinshi byatabwaga mu minsi yatambutse, bikaba ngombwa yuko hongera gutsembwa andi mashyamba kugira ngo izi mbaho zigomba kuvamo ibikoresho bitandukanye dukoresha hirya no hino mu mazu. Yewe ahangaha turi buze no gushyiramo guteka nyine nabyo ntitubyirengagize, muri make amashyamba yari yarahashiriye. Ese ubu ngubu bimeze gute muri ino minsi? Biri kugaragara yuko hatari ubwinshi bw'amashyamba. Ni iki gisubizo bafite ku bijyanye no kubona bimwe mu bikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, nyamara mu gihe umubare w'ibiti ndetse n'izi mbaho zigomba kuvamo ibikoresho wamaze kugabanuka cyane? Gusa ariko kandi turaza no kumva umwihariko w'uno mugabo. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Irene, nkaba nzwi nk'umukora ibintu bijyanye bikomoka ku mbaho, n'ibiva hanze bita MDF, tubitunganya tukabikoramo product nziza zikenerwa mu mazu dutuyemo, no mu mabiro atandukanye, mu office n'ahandi. Bityo rero niko kazi kanjye ka buri munsi. Niko kazi ka buri munsi. MDF ni ibintu, ni ibikoresho umuntu akundaga kubona bikorwamo amazu menshi ari kubakwa muri no minsi, ntekereza ko biri kujyamo. Turaza kuganira kuri speciality y'uno mugabo. Hari ibintu bijyanye n'igikoni nabonye ufite umwihariko. Anjye ntabwo nakundaga kubibona, ari nayo mpamvu ziri mu byatumye nifuza kuguteraho kamera cyangwa se kugutunga kamera tukaganira. Ati nkora ibikomoka ku mbaho. Ndabanza gwe ndetse no kubaza ibikomoka ku mbaho muri ino minsi hari ibibazo by'uko amashyamba yari yarashize. Ese uraza kubanza tubwire, ntekereza ko ari ibibazo ndibwifuze kukubaza, hari uburyo buri tekinike nk'ababaji mwaba mufite akanya butuma imbaho ziboneka ku buryo bworoshye, cyangwa se kera niba hari izo mwasisaguraga aka kanya za zindi zakwishwaga zikaba zakangirika, hari uburyo muzibyaza umusaruro?
mu by'ukuri nk'uko ubivuze imbaho kuri iki gihe zirahenze zarabuze cyane ko nk'iyo witegereje ku misozi idukikije ntabwo uri kubona ibiti byeze bikuze ibiti birononwa bikiri bitoya ugasanga na product dukora ntabwo zivamo zimeze neza ariko mu by'ukuri hari ibintu byajyaga bipfa ubusa hambere ugasanga nk'imbaho zikoreshejwe nko kubikwa ugasanga zirajugunywe ziracanwe zigeze zite ariko dufite umwihariko w'uko tuzibyaza umusaruro tukabasha kuzitunganya tukazisubiza umwimerere wazo zikabasha kuvamo igikorwa kizima igikoresho kizima ushobora gukoresha mu buryo udashobora kwibaza nk'urugero ushobora kubona nk'iyo saramanje ushobora kubona ibikoresho byose ubona hano biba byavuye mu mbaho za zindi twita amadeshe ziba zarangiye tukabasha kubitunganya neza tukabisuzuma umwimerere wabyo ku buryo bisubira ku isoko bimeze neza. Twinjira mu kiganiro nyirizina umuntu akubwiye ati ugiye kudukorera liste y'ibyo ukora ku buryo twe turi bwikuriremo ibyo twari dukeneye aka kanya tuguha ikaze gerageza use n'ubituramburira liste y'ibikorwa byawe byose abagiye kwiga uno munsi mu kiganiro tubimenye uraza no kudusobanurira niba bakugana nabo bakunguka ubumenyi nyuma yuko turi bwumve ndaho uko wabyize twumve n'inzira bicamo ise biroroshye impamvu nkubajije gutyo nuko nzi ko ari abantu badukurikiye kano kanya bavuga ati nayo narabuze icyo nkora nayo narifuje gukora biriya bintu ariko ntazi aho nabyigira badukorera kariste k'ibintu ukora ugenda unatubwira akantu ku kandi. Murakoze cyane urabona muri iki gihe cyane ko na nyakubahwa perezida wa repubulika adushishikariza kwihangira imirimo cyane cyane urubyiruko hari ibintu byinshi dukora muri aka kazi kacu aka kazi k'ububaji nubwo hambere hakateshwaga agaciro abantu ugasanga nta gaciro bagaha ni ka kazi kajyamo umuntu ananiwe kwiga wabuze amashuri bamwe twitaga baswa ubundi umuntu tuje ku ishuri kera twamwitaga umuswa niko byari bizwi ariko njyewe bahamiriza ibi ngibi mfite abantu benshi nagiye mfasha mu buryo bwo kugira ngo biteze imbere muri ubwo buryo nk'uko warumbaje uti ese hari liste ndumva nka liste y'ibintu runaka mukora aka kazi kabamo ibyo twakwita mu ndimi z'amahanga department nk'eshatu habamo ububaji bwa wundi twita bwa gakondo ubona basunika agakoresho bita iranda n'utundi dukoresho havamo udutebe tw'udutaburete imbaho ugafunga nk'agasheze nk'aka ngaka n'utundi tuntu runaka hakabamo n'ikindi gice twita cyo gukora nk'intebe urabona nk'intebe uburyo ibifunze ubona ko hari igice cy'imbaho hakazaho igice cya musi matera hakaza n'igice cy'umwenda w'inyuma ubona no kuvuga ngo iyo ni departement kwayo hakaza n'indi departement iyi ngiyi twari tukomojeho ya MDF ariho hazamo bino bikoni byo mu mazu hazamo amameza nk'aya ngaya ya coffee table abagezweho ubona akenshi bazi ko naturuka Dubai ariko hari ayo dukora nk'uko wabibonye usanga ubwa ushobora kwibaza uti iki kintu cyakozwe gite nibyo ndabasobanurira nkuko nari mbivuze rero tugira abana dufasha kumenya ibyo bintu akaza ati nge nshoboye kubaza bya bindi bisanzwe ariko nkamutera inkunga yo gutera intambwe akajya no kuri bya bindi uko bigenda bikurikirana bivuze iki rero hari ukora nk'iyo saramanje ureba arukwe araza afata imbaho agateranya agakora ibyo twita kadroma zikarangira akaza ukora finissage akabiponsa nyuma hagakurikiraho iyo finissage ubona inyuma ikintu kikarangira gisa neza hakaza noneho cya gice nari mvuze cyo gufunika nk'intebe ari naho dukenera noneho no kuzamo ubutayeri ubona nk'umwenda w'intebe ntabwo wawushyira ku ntebe utabanje kuwudoda iyo nayo ni departement kwayo ariko by'umwihariko ngewe nk'umuntu ubashije kunyuraho duhera hasi tukabizamura en general ariho handi ubona salle à manger ibitanda ububati armoire intebe za sofa set bya bikoni ama TV stand ibintu byose ubona bikomoka kuri ibyo bikoresho nk'uko twabivuzeho by'imbaho na za MDF n'ibindi ubwo rero ntago nabirondora ni byinshi cyane kuko nk'uko uri kubyibonera hari ibintu byinshi cyane tugenda tubyaza dukura mu mbaho nk'uko tuzibyaza umusaruro
hari uburyo warukoze usa n'ubidushyirira mu byiciro duhere ku cyiciro cya mbere wavuze ati n'ububaje ariko twakita nka gakondo bwo gukoresha agakoresho bita iranda sinzi niba ari kibaho yego buza kugera ku baje bavuze bujya kuba nk'ubwa moderne buzamo ibyo bya MDF gukomeza ku bindi bitandukanye duhere kuri buriya bwa mbere ububaje bukoresheje iranda niba bukibaho ese mu by'ukuri urabona bigiterwa n'iki nuko hari abantu se wenda butanga ibikoresho biciritse bijya bidahenze bwaba bukiriho mu buhe buryo twarinje muri digitale ntabwo bashe kubyumva neza iranda ntabwo ari gakondo igomba gucika iranda bura ni igikoresho gikoreshwa ku buryo usanga nk'ikintu kidakoresheje iranda aho usanga kitameze neza ndabisobanura gutya turi mu buryo bwa digitale nibyo ariko rwa rubaho niba utabashe kurutunganya ngo runyoroshe neza ruze rugororotse ntabwo igikoresho cyawe gishobora gusohoka kimeze neza uburyo buri digitale rero ni kwa kundi niba tuvuge ngiye kubajisha imbaho zirasatuye ku mashini bya bindi bisanzwe bya electricity tugira n'ibindi byo mu ntoki electroportatif dukoresha n'amaboko yacu hari iranda y'umuriro irahari hari zira ponceuse hari n'utundi tuntu twa defonceuse n'utundi dukoresho dutandukanye ariko bidakuraho ya randa y'intoki urabona miriye turimo hari ibikoresho runaka tuba tutagomba gutesha agaciro harimo nk'iyo randa urukero rw'intoki n'utundi dukoresho dukoreshwa mu bubaji nibyo bikoresho by'ibanze bikoreshwa ku muntu ugitangira aka kazi mu buryo bwo kugira ngo atangirire ahandi hasi agenda azamuka etape par etape murakoze hanyuma umuntu ari buze kwibaza tukigenda tuganira kuri ibyo bintu bigiye bitandukanye waruvuze ko hari imbaho muri no minsi zibuze cyangwa se zabuze turi buze no kukiganiraho turebe niba ari ikibazo rusange ubu izaba ziri gukoreshwa ntekereza ko ibikoresho biva muri izo mbaho ngo birahenze cyane umuntu yakuvuga ko isoko ry'imbaho mufite ari ziri kuva he ese abashoramari hari uburyo niba badukurikiye bashobora no guhindura imikorere ku gucuruza imbaho sinzi niba ziva hanze nkurikije wa mugani nkuko twavuga ati amashyamba ni make by'umwihariko no iburasirazuba aho nasanze ari na make cyane ahari mu nyahano gisigaye amashyamba menshi ari nk'iburengerazuba hari no mu majyaruguru niko mbitekereza ubu rero isoko ry'imbaho bihagaze gute muri iyi minsi isoko ry'imbaho ku isoko ni ikibazo nk'imbaho cyane cyane zikunda kwifashishwa cyane nka pinusi urubaho bita pinusi ni urubaho ruri kubura no ku isoko cyane ko runahenze rimwe na rimwe n'abantu bahitamo gukoresha izi ziva hanze zirahari za ribuyu muvura n'izindi zituruka mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo ariko inyinshi usanga dukoresha n'izi zituruka mu burengerazuba bw'igihugu za Kibuye cyangwa igice gitoya Gikongoro niyo mashyamba dusa naho twita ko ariko duha umusaruro w'imbaho wenda zikoreshwa mu buryo mu bubaji mu by'ukuri rero izo turi gukoresha cyane zivamo meuble isobanutse ni izo za ribuyu za muvura mu Rwanda nta hantu dufite ishyamba ry'ibyo biti bituruka hanze birumvikana noneho tugatera intambwe tukavuga tutireka twiyambaze noneho n'ibindi bituruka mu bihugu bya kure nk'Ubushinwa memu na Kenya hano hafi naho hari agashami kariyo kazo ubuza MDF tujya tuzikoramo ibikoresho bitandukanye byiza bisobanutse bigezweho ubwo rero muri ubwo buryo nibyo bikoresho turi gukoresha muri iki gihe urakoze uti birasa nk'aho ari uburyo bwo kwiranja mpite mbihuza rero no kuba namaze kubona yuko nkurikije ko bari kubibona mu mashusho muri gukora ibikoresho mu minsi yashize nabonaga bikunda gutumizwa hanze Dubai, China, muri Korea n'ahandi hatandukanye tugerukire rero kuri ibi mwaba muri gukora ngende ku bitanda hari bitanda bari kubona mu mashusho harimo amasara amanje bigaragara ko ameze neza ubwiza bw'izi sare cyo ni kimwe turi buze kukigarukaho ubwiza sare amanje ubwiza bw'ibi bitanda mbona bifunze gutya mu buryo buri moderne tujye no ku biciro byazo noneho tujye no kwitandukaniro ry'ibi byaturukaga China uratubwira nk'umutekinisiye ibikoresho muri kwifasha kugira ngo mufunge ibintu bitanda bimeze neza gutya mukoreye amasara amanje ameze gutya byo bihagaze bite
urakoze cyane nkuko natangiye mbivuga hari imbaho zajya zipfusha ubusa urugero nka zino mbaho ubona ziva ku biko ubona ko akenshi barazijugunyaga ugasanga barajya kuzicana ugasanga zirapfa ubusa tukimara kubona ko rero ibikoresho biva Dubai bigera mu Rwanda bihenze no mu Bushinwa twagerageje kubyiga buriya ikintu cyose ugiye gukora twebwe mu kinyejana cyacu ibyo dukora byinshi tuba twigana niba tuvuge nk'intebe iragera mu Rwanda ihagaze miliyoni 6 ukagerageza kuyikora igahagara nka miliyoni 1.5 urumva ni avantage ikomeye kurayigura ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe twifashisha za mbaho twita ko zipfa ubusa ugasanga n'ubundi zirakoreshwa mu mirimo idafite akamaro tukazifata tukazibyaza umusaruro twigana bya bikoresho byakavuye China byakavuye Dubai ku buryo dushaka ko nkuko politike ya leta igaragaza ko tugomba gukora made in Rwanda tukayiteza imbere bivuga ngo bikorerwe iwacu kandi bibashe kugera ku bantu benshi mu buryo bworoshye bidahenze mu bushobozi bwa buri wese kurya azayisanga mu bushobozi bwe ubwo niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kuvuga ngo dufate bya bikoresho byapfaga ubusa tubikore mu bya bindi bituruka hanze n'ubundi ubibone bisa nk'uko ubibona urabona nk'intebe nk'uko wazibonye urabona iyi ntebe iraza igasa n'indi bitewe n'uko tuba twayikoze twagendeye kuri iriya twabonye ku buryo ziteretse hamwe ubona ya indi ya Dubai ukabona none nta nitaniye na yindi yakorewe hano kandi ugasanga igiciro kirimo ikinyuranyo cyane murakoze cyane nk'umutekinisiye urizeza iki abakiriya bashobora kuzabagana uretse ko wenda nubwo turaganiriye we never know ejo wenda hari abantu bazakugana urizeza iki abakiriya ku bijyanye ubwiza bwo wenda baza bagendeye uko bisa urizeza iki abakiriya rero ku bijyanye n'icyo twakita niba nabyita nka durability cyangwa se ubukomere cyangwa se karite wenda reka nkire mu ndimi z'amahanga ibyo byose ni umuntu yatumizaga kino gitanda China none akabaza inyamata hano bakakibona mu gikari cyanyu bakakijyana iwe mu rugo ashobora kuzagira ipfunwe avuga ati gitanda se cyakorewe inyamata n'umunyarwanda kakana cyo tugira ko kuvuga ngo ibyakoreye iwacu gutya na gutya kuko made in Rwanda bagiye bayishinja ko hari ukuntu karite itaragira ku rwego rwo hejuru binahuza no kuvuza ati turi kwiranje muri izo mbaho zapfa gubusa kuko zari zarabuze n'iki wasobanura ku bijyanye na karite y'ibikoresho muri gukora mubisimbuje byavaga hanze ndamara impungenge abakiriya bacu nk'uko wabyitegereje aho wageze kuri tere ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwiyeranja ngo dukore ibintu bidasobanutse oya bifite garanti rwose birakomeye kandi nk'uko wabyitegereje tubikora tubyitondeye ntabwo uravuga ngo wenda nuko ngo imbaho zapfaga ubusa zigize zite nta hantu zihuriye n'izo turi kubona ku isoko nshyashya kuko nta ziriho rwose ziraza ziteze kuko nk'uko wabibonye nta kamaro zatumarira cyane ko ubona ziba zidasobanutse mu by'ukuri rero nk'uko ndi kubivuga niba mfashe urubaho rwakabaye rupfa ubusa nkarukoresha uko rwakabaye rukaba rufite rya reme ryarwo nk'uko ziba zakoreshejwe n'ubundi intebe iraza nayifunze neza bitandukanye na kwa kundi ubona wenda nafata utubaho tw'amafuti niyeranje ntabwo ariko bimeze yego komeza nta kibazo bivuze ngo niba nkoze igikorwa runaka mba nkeneye ko cya gikorwa kizampa clientele we mukiriya we nzaguha igikoresho cyanjye nizeye ko uzakibona cyangwa se bitewe n'igihe uzakimarana uzampa abandi niyo objectif ufite bivuze iki rero ndamara impungenge buri muntu wese ko igikoresho dukoze kiba gifite umwimerere wacyo kidasobanutse aho harumvikanye neza cyane ariko kugira ngo ntaza kwibagirwa ibyo byose hari abantu benshi hanze baba abajene bagiye bajya gukora ibikorwa runaka aka kanya turi kubona abana bakoze iby'ikoranabuhanga bafite uburyo bw'itumanaho buvuguruye bafite uburyo bwo gukoresha amakarita bahimbye hirya no hino mu masititi byakorewe mu Rwanda bavuga ati twari twifuje gukemura iki kibazo muri sosiyete mwe mutekereza kuvuga ati reka tugerageze kwiganira ibintu byavaga hanze ikibazo nyamukuru mwashakaga kubonera igisubizo hano hanze aha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'iki muri rusange igisubizo ntabwo ari kimwe icya mbere hari ibikoresho byapfaga ubusa nk'uko nabivugaga
ibyo bikoresho ubu ntabwo bikiboneka bipfa ubusa, tubibyaza umusaruro. Ikindi cya kabiri wenda ndavuga nka bitatu, hari abajene bari hanze bari kurangiza kwiga ukabona nta mwuga runaka azi, kwirirwa yirukankana impapuro asaba akazi agira ate, ntabwo bikigezweho. Ni ukuvuga ngo icyo nacyo ni igisubizo ko urubyiruko rukeneye kuba rwagira ibintu rukora by'imirimo y'amaboko, bakabasha kuba bakwiteza imbere. Ikindi cya gatatu, urabona ku isoko ry'umurimo hari ibikoresho bihenze bituruka muri ibyo bihugu byo hanze nk'uko nakomeje kubivuga. Mu by'ukuri ni uburyo kugira ngo tugabanye bwa bushobozi bya bihombo byatakaraga mu gutanga amafaranga menshi kuri bya bikoresho byaturutse hanze, mu gihe twe tuzajya tubibahera makeya ku giciro kiri hasi, kandi nanone bikaba bifite umwimerere. Urabona ikintu niba ukiguze uvuga uti ngihawe na kanaka, bitandukanye n'uko wakigura uvuga uti cyaturutse ibunaka, ariko utazi uburyo ki wakurikirana uramutse ugize ikibazo kuri cya gikoresho waguze. Ndumva ari ibyo nabasha kuba mbashe kuba byatumye dutekereza kuba twakora ibikoresho tukabikora mu bikoresho byacu bya gakondo. Yego, tunyarukire ku cyo wari uvuze ati hari abajene badukurikiye batagiraga imirimo rwose, no kugira ngo ntazo kwibukirwa. Zimwe mu ntego nyamukuru z'ikiganiro tubimenye ni ukugira ngo nyine tugire ibyo tumenya bikorwa bite, bigenda bite, bimaze iki. Tujye kuri icyo kintu cyo kuvuga ati hari abajene bagomba kugira ibyo bunguka. Kugeza ubu kuri atelier yanyu cyangwa se muba muri gukorera nk'uko bigaragara hakoreye bino bintu n'ibindi bari kugenda babona bitaruzura, hari abajene mufite mwigisha ku buryo umwe cyangwa ubundi bashobora kuza bagafata amahugurwa ejo nabo bakajya gushinga izabo. Ibimbe barije yuko hari umuntu dukurikiye kano kanya wari umushomeri uvuga ati mbonye isoko ry'aho ngomba kugana kugira ibyo runguka nanjye ejo nkakora ku mafaranga. Niba bahari se kugira ngo bajoininge, harimo mekanizmu imeze gute kugira ngo bagane bisaba iki? Kuko ndabizi ko abantu benshi bahita iyo nshoje ikiganiro bavuga ati ugamba turifuza kujya ahantu natwe tugahabona ubumenyi. Byo nicyo batubwiraho. Urakoze cyane. Mbere yo kugira nsubize icyo kibazo, hari ikibazo twahanganye nacyo nko mu gihe cyanjye niga iyi mirimo. Abanyamahanga buriya ukuntu bajyaga bafunikira intebe hano iwacu mu Rwanda bakabikorera ahantu twebwe tutabasha kugera. Ndibuka igihe kimwe nigeze gushaka, nari mfite inyota yo kumenya uko intebe bifunitse, birangora cyane ku buryo nagombye kujya gukorera ubuntu kugira ngo nkunde mbibone. Abanyamahanga nashatse kuvuga bari bo bajyaga badufata bakumva ko twebwe tutagomba kugira ibintu tumenya, bakabiduhisha. Ko intebe irarangiye ifunitse utamenya ngo ifunitse ite. Ariko icyo kintu ndashaka kugikuraho. Uti kubera iki? Buri muntu wese wifuza kuba yagira umwuga amenya. Birababaza kuba uraho ufite diplome runaka uvuga uti nabuze icyo nkora, naho gutyo biragucanga. Nta mpamvu. Ndashishikariza buri muntu wese waba wifuza kuba yamenya bimwe muri ibi bintu dukora, kuko nkuko nabivuze birimo departement nyinshi. Hari uzavuga ati ndashobora ngiye kwikorera amakadroma gusa, hari uzavuga ati ngiye nzajya ku cyarahani ku mashini ndode ziriya veruru zijya ku ntebe, hari uzavuga ati nzafata viseze mvise amavise nkore bya bikoni nkore ibiki, mbese bitewe n'ikintu ashoboye. Ndaha ikaze buri muntu wese, yaba urubyiruko yaba umuntu uwo ari we wese, ntavuze ngo n'ufite imyaka gusa apfa kuba afite imyaka y'ubukure, kuko nk'umwana wo munsi y'imyaka 18 ntabwo tumwakira, ariko nk'umuntu ufite imyaka y'ubukure akabasha kuvuga ati njyewe ndashobora kuba nakora iki ngiki, akumva igikunze, kuko uyu ni umwuga udasaba ngo nabonye kana kumutunze reka nanjye njye kubikora. Oya, bisaba kuba ubikunze wowe ubwawe, ukavuga uti iki kintu ndashaka kugikora, mbone product imvuye mu maboko. Ndaha ikaze buri muntu wese wifuza ko yaza tukafatanya, bityo akabasha kugira ibintu runaka amenya, dore ko aho turi kwerekeza imbere hari byinshi tuzajya dukora bitagombeye ko tubanza guhamagara abanyamahanga ngo baze kudufasha nk'uko twebwe twagiye tubiyambaza. Ubu ni amahirwe ko twebwe abanyarwanda tugomba kwifatanya kandi tugakorera hamwe tukabasha kugira ibyo tugeraho. Ni karibu rero buri muntu wese ufite ubushake aze, yahera ruhande en general byose akabizamurana, yakwiga kimwe ku kindi. Ni uburenganzira bw'umuntu ku giti cye,
kandi tutitaye ngo umuntu ngo nta kazi gasaba kwiga umuntu utarize, uretse ko bitanabaho kuko aka kazi kacu kabamo imibare myinshi. Buri muntu wese ufite ubushake ni karibu. Twinjire kuri specialite nyirizina nk'uko mwakomeje kubibona mu mashusho, mushobora kuba muri gutekereza bimwe mu byo mwabonyemo tutari twavugaho kuri uno munota biri buze kurangira gute. Ni specialite nasanganye uno mugabo, sinzi wenda hari n'abandi babikora hirya no hino birumvikana, ariko niwe twasuye nyuma yo kubona abikora ku buryo busa n'umwihariko. Ni nabanje kumubaza nabyita gutubati, ariko aza kumbwira ati ibi ni ibijyanye n'igikoni, nibyo ngira ngo twinjireho. Uyu nabonye ari umwihariko wawe, tubyinjiremo. Aka ni akazi gatangirwa gute, gakorwa gute, gakorwa hehe, n'iryari aka kazi ko gukora ibi bijyanye no gutunganya utubati? Nabonye bimeze nk'utubati two mu gikoni, ahandi mbona urasa n'utwinjizamo. Dusobanurire ibyo babyita gute muri rusange. Murakoze cyane. Nk'uko wabibonye urabona ko izi ni MDF. Bitangira urabona hari abantu benshi bakunda kuba bahuze, kavuga ati se ibintu nzabikura he ko ruje inzu yanjye kandi nkaba nkeneye ko igikoni cyanjye kiba kiri smart. Ni ukuvuga ngo bitangira umukiriya niwe uduhamagara, tukagenda tukamupimira aho igikoni ateganya ko kigomba kujya. Nk'uko bivuga ni utubati two mu gikoni nibyo, ariko tubanza gupima tukaba tuti iki gikoni kizajya hanaha, hano hajya ibi n'ibi, bitewe n'ukuntu umuntu yubatse inyubako ye ateganya ko bizanagenda. Iyo tumaze gupima rero dukora devis, tukavuga tuti iki gikoni cyawe kingana gitya tugendeye kuri mesure z'ahantu kigomba kujya uko hangana, then tugakora devis. Iyo devis tukayemeranyaho, tukabikorera mu rugo iwawe nta kindi bigusabye, free delivery. Ni ukuvuga ngo niba nje nkagupimira, waba uri Musanze, waba uri Rubavu, waba uri Huye, waba uri Nyagatare, waba uri aho waba uri hose mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, dufite ubushobozi bwo kuza tukabikorera iwawe mu rugo, tugasiga igikoni cyawe kiri smart. Bishyirwa mu nzu zimeze gute? Nabonye bishobora kuba biri karasuku. Oya, ntabwo ari ngombwa ngo inzu bihenze mu buryo runaka, cyane ko tugira n'ibiri mobile. Hari nk'abantu wenda avuga ati mba mu nzu nkodesha, ejo ubundi ndavamo. Ntabwo akurwaho kuba yabikoresha. Dukora ibintu biri mobile, dushaka gukorera ibintu biri mobile ku buryo ushaka gukimukana. Nubwo nkubwiye ngo tubikorera mu rugo iwawe, hari ibyo dukora biri mobile ku buryo ushaka kubideplasa ukaba wanabyimurira naho ushaka ariho hose. Bivuze iki rero? Dukora bitewe n'ubushobozi bwawe ndetse n'uko ubyifuza. Ntabwo ari ibintu bihenze, ntabivuga gutyo wenda ukikaba ukavuga uti si ibi bintu ko bishobora kuba bikora bifite. Oya, buri muntu uwo ari we wese, yaba umuseribateri, yaba umuntu uri navuga ukeneye ibintu biringaniye, waba ukeneye ibintu biri hejuru, uwo ari we wese tumukorera nta kibazo, kandi bijyanye n'ubushobozi bwe cyangwa n'uko we yifuza. Kuko utabonye ibintu hanze, ni urwego rw'uko twashatse ko ibintu by'imyanda biva hano imbere. Tuvuga tuti ikintu tugikore kiri smart, tugitereke mu nzu, umukiriya aza akibone, namara kukibona agishime, akigure, agitware. Kandi namara kugitwara uko nakomeje kubivuga, dukeneye ya clientele. Ese iki kintu umuntu uzakibona ntabwo azabaza ati iki kintu cyavuye? Ubwo niyo objectif ahanini dufite. Nande gusiga kore nyuma yaho ndashyiraho verine. Ngo bigende bite kuri uruva rusa neza? Ruze kuburiya ku buryo nyine usanga ari byiza cyane. Uri umujene? Aka ni akazi wahamagara abagenzi bawe ku buryo kagutunze wowe ubayeho neza, cyangwa n'akazi umuntu akora kubera abuze uko agira? Watubwira ibijyanye n'aka kazi wakisanzemo gute? Ntabwo ari kubura uko umuntu abikora. Akazi ni keza kuko antunze, mbona nta kibazo ngiramo, ndambara byose mubona nta kibazo mfite, kuko niko kambejejeho muri make. Ukamaze igihe kingana iki? Nk'imyaka nk'ine. Wigeze wiga segonderi se? Narayize. Urayirangiza? Wize ibiki niba utagutinya kubivugaho? Nize ibijyanye n'itangazamakuru. Wize itangazamakuru? None uri kubaza? None ndi kubaza nyine. Byisanzemo gutya.
kugira ngo utere intambwe yo kubizamo ni uko wabikundaga ni uko wabonaga bishobora kuguha ubutunzi byihuse tubwire nk'ikintu cyagukururiye kwisanga ugiye kuba umubaji cyatumye nisanga mu bubaji nyine namaze kurangiza kwiga mbona ngiye ku mushomeri nta kazi mfite mbona bagenzi banjye barabikora yego ahubwo atakujya mu mushomeri kandi ndi umuntu ufite ubwenge ikambisunge nanjye ngira icyo nkora aranjyana rero nanjye ndabikora mbona birashoboka ubona birashoboka nisanga rwose nabikunze nanabishoboye cyane BTN TV akanyikurikiwe n'abanyeshuri benshi abarangije segonderi abarangije kaminuza n'ubu butumwa wabagenera kano kanya bicaye mu rugo bishyira mu mubare w'abashomeri nyine tu biyicare bavuga ati akazi karabuze nta tuzi twarize ariko turabashomeri ubutumwa nabaha ntago umuntu yakwita yavuga ngo ni umushomeri ko kuba yararangije senior sigisi ntago byavuga ngo azicara ategereze wenda akazi ka segisiyo yiwe yize hanze ahangaha hari byinshi tugomba gushaka tugomba gukora ko nanjye kuba narisanze muri ibi ngibi sibyo niza ariko izi saha birantunze nta kibazo mfite ndakora urabona ko rwose nta kibazo ubutumwa nabaha ni uko bagomba gukura amaboko mu mufuka bagakora bagaharanira kugera ahandi hantu abantu bari nk'urubyiruko bakiteza imbere bakareka kwicara kumva ko bazategereza ibyo bize ngo bari byo bibatunga hano y'abandi bajene babagannye barabafasha ku buryo nabo bashobora kubasha nk'ibyo uri gukora cyane rwose abajene batugana cyangwa abo aribo bose babishoboye cyangwa bafite izo mbaraga n'ubushake batugana nta kibazo tukabafasha dusatira umusozi w'ikiganiro tubimenye ni ikiganiro mugezweho ku bufatanye na Eric Tech nyine ni ikigo cy'ikoranabuhanga ariko nakubwiye ko bagufitiye ICT Electronic and Computer Technology hamwe ushobora kujya ukiga za kamera ukiga mudasobwa uko bayikora uko bayikanika nuko bayikoresha buriya naho ubyigiramo bikagenda bimera neza cyane Kimisagara hagati ya station n'isoko niho basanga ku muhanda kaburimbo niba ushaka kwiga mu terankunga cyangwa se ufatanya bikorwa nyine b'ikiganiro tubimenye dusatira umusozi rero abantu badukurikiye nta butumwa wabagenera ku bijyanye n'aka kazi ese ni n'akahe gakeregeshwa wakongera ubutumwa natanga cyane cyane nk'urubyiruko ndashishikariza urubyiruko kwitabira imirimo y'amaboko cyangwa se ubumenyi ngiro muri ubwo buryo rero ni amarembo arafunguye iwacu muri interior design good fashion aho tubasha kuba twabafasha kuba mwagira ibintu runaka mumenya bijyaniranye n'ububaji dore ko harimo ibintu byinshi nk'uko nabisobanuye ni karibu ku muntu uwo ari we wese ubifitiye inyota cyangwa se uwumva bikunze aze amarembo arakinguye ni karibu turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye murakoze cyane namwe ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo babigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech ntugacikwe ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha nibyo hari ishuri ryitwa ICT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali aba bigisha abantu gukanika mudasobwa amateleviziyo amatelefone amaradiyo gukora amashanyarazi gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya dore uko bigenda hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa televiziyo radiyo telefone cyangwa se gukora amashanyarazi ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse uhise utekereza ko ICT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi
nanjye nuko